nashimaga Imana. Ahubwo ubwo ngubwo wangiriye neza, ubwo nabwo nashimaga Imana. Hagura irindazi rimwe, hajya kuri robine avuga nuko byasa kose, reka ngende njye kuri robine nshyireho umunwa mvome nk'uvomera ibido. Majije kurya irindazi rimwe, ariko ko Mana igihe kizagera ungirire neza. Hirirwa nzenguruka pfiye ngiyi hose ngenda, ubuzima bwara aho mariye gukizwa ntabwo ari nk'ay'abisi batanga. Haleluya! Yavuze ngo mugire iki? Amahoro. Erega tubaho nk'abandi bose, ibibageraho natwe bitugeraho, ariko tugatuza tugashima Imana yaduhaye amahoro tukareka gusakuza. Haleluya! Amen. None niki gitumye uvuza induru? Ese na Mana ufite bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Haleluya! Amen. Ayo mahoro niyatuma tugenda mu mujyi nta n'igiceri cy'atanu tukawugendamo twemye nta kibazo dufite, nuko dufite amahoro. Amen. Amen. Ayo mahoro niyatuma Randi Rode azajya komanga mu giti. Amara mureba ati ibingibi bigenze bite? Aravuga ati ibingibi navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, n'ubundi nzasubirayo ntacyo nambaye. Uko byasa kose kimwe cyo nshima Imana nuko ubwo umwami Yesu ankunda ndamaho byose bitugeraho. Umugabo washatse umwita igisubiza akakugerageza, umuturanyi nawe ubwiwe akakugerageza, ijya yemera ko byose bitugeraho. Haleluya! Ntabwo ikibura uko igenza, biraza ikabyemera. Wavuga ngo kubera iki byemera? Ni ukugira ngo mu gihe kizaza uzabashe kuvuga imirimo yayo, uzabashe kuvuga imbaraga zayo. Ngo abigishwa ba Yesu ngo banyura kuri wa wundi wari impumyi, baramubaza bati databuja ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi? Yuri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, baraterana bakavuga kuri ikibazo, nawe wakubura amaso ukabura. Ariko dore Imana iraje gucira inzira, izo ngorane zawe ziragira iherezo. Amasha byose urucumu twabanditse, abisi bose haleluya bakandika iby'urukundo rwayo. Bibara hoya ntibyakwirwa, hakaba inyanja riyo. Yesu urukundo rw'Imana yacu wagereranywa n'iki? Ijuru n'isi waruririmbo kugeza iteka ryose. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Uyatekereza ku rukundo rw'Imana. Iyo utekereje urukundo rw'Imana ugatekereza imbabazi z'Imana,
ese niki wazinganye? Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Gusa abarozi barara bazenguruka ku buzima bwawe, ariko Imana ikavuga ngo humura mwana wanjye. Imana ikabamba amahema ikakwima. Haleluya. Ibyo atarakora si byo byatumara imbaraga zo gushima. Imana higejeje ikora tubaye tuyishimiye. Shimira Imana kiguhagaritse ukiri muzima. Kuba ukiri muzima ni ikimenyetso cy'uko Imana izakugirira neza, kuko ntabwo Imana ikurindiye kuzakorwa n'isoni. Oya, vuga ngo ntizizankora, ntabwo zizagukora. Barashaka zigukora, ariko ntabwo Imana izatuma zigukora. Izagutabara utari waseba, izakurwanirira utari warumwara. Turebe ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 11, dusome duhereye ku murongo wa 16. Reka dusome, Pastor Joseph adusomere mu izina rya Yesu. Imana iramuha umugisha. Ya Yesu. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Luka 11 murongo wa 16. Ufite umutwe w'ijambo uvuga ngo abanzi ba Yesu bavuga ko umurimo w'umwuka wera ari uwa Satani. Abanzi ba Yesu bavuga ko umurimo w'umwuka wera ari uwa Satani. Imana itugirire neza. Hari ikintu gikwiriye kiri mu bantu batakizera imbaraga z'Imana, ntibakizera ubushobozi bw'Imana, ntibakizera amaboko y'Imana, ntibakizera ko Imana itabara. Bazi ko ibintu byiza byose ari Satani ubitanga. Hahandi uzabona umuntu waguze inzu bavuga ngo nta handi yayikuye, buriya yayikuye ikuzimu. Uzabona uwambaye neza wumve ko Imana itamwambika, utangira umucira imanza uvuge ngo buriya arasambana. Babona uwiboneye amafaranga ati buriya asigaye agikuzimu. Babona Imana igukoresha ibitangaza bati ziriya mbaraga si izina. Imana y'amahoro itugirire neza. Babona Imana yakubyibuhije ati buriya uramubyibuho ntabwo usanzwe, uriya uraturuka ku binini bya sida buriya. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro idutabaha. Yesu yamamare. Babona Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikubakira urugo rwiza wiyumvikanira n'umugabo bati buriya ntago ari amahoro ari muri uru rugo ntasanzwe, yaramwahiriye yamuhaye cishwa. Ntabwo ari amahoro asanzwe. Ariko se koko Imana ntabwo itanga amahoro? Imana asa ntitanga umugisha? Imana ntabwo igira neza? None se ubundi ninde wabwiye ko Satani atanga imigisha? Ntabwo Satani atanga imigisha, ahubwo atanga igisa n'imigisha. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu ubona abantu badasenga baba bafite ibintu ariko bafite bombori. Amen. Amen. Abafite ibyo kurya ariko Satani yaramuteje ibirwara bituma atabasha kubirya. Amuhereza isukari akagura umufuka agashyira mu nzu, ariko Satani akazamura diyabete. Muganga akamubwira ngo mu byo wirinde isukari. Amen. Akaba afite inzu nziza ariko akayiburiramo amahoro. Afite amafaranga menshi ariko yayaburiyemo amahoro. Amen. Ariko icyo nkundira Yesu, yari Yesu guhaye umugisha aguha n'amahoro. Hari amagambo Yesu yavuze
nkunda cyane yavuze atatu ajya kugenda, ariko iryo nkunda cyane yaravuze ngo ijambo rya mbere mbasigiye, yavuze ngo mugire amahoro. ngo ayo mahoro ngo ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Haleluya. yavuze ngo mugire iki? Amahoro. Erega tubaho nk'abandi bose, ibibageraho natwe bitugeraho, ariko tugatuza tugashima Imana yaduhaye amahoro tukareka gusakuza. Haleluya. Amen. None niki gitumye uvuza induru? Ese na Mana ufite bitumye umera nk'umugore uri kunda, mbese umujyanama wawe yapfuye. Haleluya. Ayo mahoro niyo atuma tugenda mu mujyi nta n'igiceri cy'atanu tukawugendamo twemye nta kibazo dufite, nuko dufite amahoro. Amen. Amen. Ayo mahoro niyo atuma Randi Rode azajya komanga mu gitondo arabwira ngo amafaranga yanjye ndayashaka, ukamubwira ngo nimugoroba ndayaguha, utizeye aho uri buze kuyakura. Ayo ni amahoro Yesu atanga, n'umutima ukomeye Yesu atanga. Amen. Ayo mahoro niyo atuma umuntu abaho imyaka 10 agatura mu murwa nta kazi agira, akagumya agatura mu murwa, arya mu gitondo saa 6 na nimugoroba akarya kandi yambaye neza. Ayo ni amahoro Yesu atanga. Manishime. Haleluya. Haleluya. Erega iyo tubivuga unavuga ngo abarokore ni injiji, ariko abarokore ntabwo ari injiji. Yesu ashimwe. Ahubwo nuko dufite amahoro. Amen. Bakatubwira nabi ntitubone umwanya wo kubarakarira kuko dufite amahoro. Ayo mahoro atuma tuba bize, batubwira nabi banatuvuga ntitubone umwanya wo kurakara kuko dufite amahoro. Amen. Bakatugambanira tukabihorera natwe ntitubishyure, tukabihorera kuko dufite amahoro. Gaga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Umugabo witwa Yobu ngabyutse mu gitondo cya kare karasanga inka zagiye, amatungo yose aragenda, ngabana yari afite baragenda, amazu yari afite aragenda, ngo asigara nta n'urwara rwo kwishima. Umudamu aramureba ati ibingibi bigenze bite? Aravuga ati ibingibi navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, n'ubundi nzasubirayo ntacyo nambaye. Uko byasa kose kimwe cyo nshima Imana nuko ubwo umwami Yesu ankunda ndamaho. Ubwo umwami Yesu ankunda ndiki duhereze Imana amahoro icyubahiro. Iyo Satani ikintu azagutwara ukababa, n'igihe Satani azagutwara amahoro. Umuntu ufite miliyari aradasinziriye, waba udafite n'icyatanu ukiryamira ukagona ukanasinzira ukanarota. Amen. Yakobo ngarimo yirukankanwa na mwene se Esawu kubera yuko yari yahuye na marayika akamuhereza umugisha, arimo ngo yirukanka ngagera ahantu arara ku gasozi. Ngamaje kurara ku gasozi yigira inama, aravuga uko byagenda kose ntabwo naryama njyenyine, ngo akurura ibuye ryari aho ngaho araryisegura. Ririya buye ryashushanyaga Kristo. Amaje kwisegura Kristo ariryamira arasinzira. Amaje gusinzira yibagirwa ibyamwirukankanaga, atangira kurota. Ijambo riravuga ngo maze ngo abone urwego rushinze hasi ngo rugakoza umutwe kwijuru, abamarayika barumanukira abandi baruzamukiraho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ayo ngaya amahoro y'abakiranutse, ayo mahoro y'abakiranutse ndayakwifurije mu izina rya Yesu. Ayo mahoro ndayakwifurije. Umukiranutsi w'Imana arangwa n'amahoro atagira amatiku. Umukiranutsi w'Imana arangwa n'amahoro atagira amagambo. Yesu ashimwe cyane. Ahantu Yesu ari arangwa n'amahoro. Ngo umugabo umwe Imana y'amahoro itugirire neza, we n'umudamu we ngo bigeze bajya gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza ngo bagiye gusenga
ngo barasenga ngo ako kanya marayika w'Imana araza ngo azana ibintu bitatu imbere yabo, kandi bari babikeneye, bari barabuze urubyaro, nta mafaranga bari bafite, arangije azana ibintu bitatu imbere yabo. Haleluya. Amaze kuzana ibintu bitatu imbere yabo, icya mbere azana umwana, icya kabiri azana amafaranga, icya gatatu azana amahoro. Arangije arababwira ngo batoranyemo ikintu kimwe cyonyine. Bari bamaze imyaka barabuze umwana. Mu byo basengeraga hari harimo iki? Umwana. Imana y'amahoro itugirire neza. Umugabo abwira umugore, aramubwira tumva mugore wawe, igihe tumaze tutabona umwana, reka duhitemo iki? Umwana. Haleluya. Umugore abwira umugabo ati oya, mugabo wanjye, muri biriya bintu bitatu biri hariya, waretse n'ubundi ko mbizi neza niyo twabona umwana ariko tukaba nta mahoro dufite, nta kintu umwana yatumarira, ahubwo reka twifatire amahoro. Haleluya. Twifatire iki? Amahoro. Barangije bifatira amahoro. Bagikura amahoro muri bya bindi bitatu, nabyo bibura amahoro, bigenda bikurikiye amahoro. Haleluya. Nabyo bibura iki? Amahoro. Umwana abura amahoro akurikira amahoro, amafaranga abura amahoro nayo akurikira iki? Amahoro. Ahari amahoro byose biraza. Imana iguha amahoro yo mu mutima. Imana ishimwe. Haleluya. Ahari amahoro byose biraza. Amahoro. Ariko amahoro azaguha amafaranga. Iyo udafite amahoro n'amafaranga ubonye ntuyakoresha neza. Iyo udafite amahoro n'umwenda niyo cyaba igitenge cya superi, niyo ucyambaye ucyambara ugicuritse, kuko nta mahoro ufite. Amen. Ariko iyo ufite amahoro niyo cyaba kimwe cya musazi waguze 500, umenya kukimesa no kugitera ipasi, wacyambara wanyuraho, ahubwo ngo icyo gitenge wakiguriye he? Byahe ko wakiguze desa ku murini. Impamvu ni amahoro. Haleluya. Imana ibampera amahoro mu izina rya Yesu. Imana igire gute? Amahoro. Abakobwa benshi iyo basaba abagabo bize, basaba abagabo b'abakire bafite ibipangu n'amamodoka, ariko ndagira ngo nkubwire byose birashira iyo bidafite amahoro. Haleluya. Haleluya. Amen. Baguha amafaranga, baguha ibyo kurya, buni iyo umuntu yakujyana akakwicaza muri sene, akakwicaza ukarya, akakugurira icyo ushaka cyose, ariko washira akanya akakureba ati dore uko kiri, agatsinda ararya wagira ngo ni umwuzukuru wa ngunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Yarangiza akagucyurira bya biryo nta hantu bishobora gufata, ndakubwiza ukuri. Haleluya. Ariko wiririye ibijumba ukaba wifitiye amahoro, urabyibuha mu izina rya Yesu. Yesu yaravuze ngo nimugire amahoro, nanjye ndavuze ngo mugire amahoro. Haleluya. Amen. Imana iguha amahoro yo mu mutima. Abandi bamushakaho ikimenyetso kiva mu ijuru bamugerageza. Aho twahageze se era kuri 14. Yesu yirukana dayimoni utera uburagi mu muntu. Saho se? Yego. Yesu yirukanye dayimoni itera uburagi mu muntu. Yego. Dayimoni amaze kuva mu kiragi kiravuga, abantu baratangara.
ariko bamwe muri bo baravuga bati ni Zerubabeli umutware w'abadayimoni. ariko bamwe muri bo baravuga bati ni Berizebuli umutware w'abadayimoni umuha kwirukana amadayimoni. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ijambo ryavuze ngo abantu abanzi ba Yesu bahinyura umurimo w'iki w'umwuka wera. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka kuvuga ijambo ryitwa kwizera Imana. Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyatabara, Imana yacu iracyatanga umugisha, Imana yacu iracyubaka amazu meza, iyi Imana iracyakora ubukwe. Haleluya. Hari abantu bazi ko Imana itagitabara, hari abantu bazi ko Imana itagihindura amateka, hari abantu bazi ko Imana itakishyura, ariko nabonye Imana igira neza, nabonye Imana ihindura ubuzima. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Hari igihe nabayemo hajya mbaza Imana ngayibaza ariko se Mana byibuze uzangirira neza umunsi umwe, nanjye uzangirira neza mbasha kurya mpage, nigurire basi nigurire ikiro cy'umuceri mbasha kurya mpage. Amen. Kubera iki? Ubuzima nari mbayemo bwari ubuzima nari no ku munsi natungwaga saa sita naguraga irindazi rimwe nkajya kuri robine. Ubwo nabwo nashimaga Imana, ahubwo ubwo ngubwo wangiriye neza, ubwo nabwo nashimaga Imana. Hagura irindazi rimwe hajya kuri robine, avuga nuko byasa kose reka ngende njye kuri robine nshyireho umunwa mvome nk'uvomera ibido. Majije kurya irindazi rimwe, ariko ko Mana igihe kizagera ungirire neza. Hirirwa nzenguruka pfiye ngiyi hose ngenda, ubuzima bwara. Aho mariye gukizwa Mana irambwira ngo nzakugirira neza, ariko nkareba inzira bizanyuramo iyo nzira nkayibura. Amen. Umunsi umwe njya gusenga mbaza Imana, ariko se Mana mbwira nk'inzira bizanyuramo kugira ngo ungirire neza. Oya yimbwira. Haleluya. Kuko maze gukizwa nabwo inzara yarakomeje irandya, inzara irandya. Hajya ngura amakara y'ijana nkayazimya nkayicaraho kugira ngo ahore, nyanura abaturanyi bataza kuva aho bayacana. Nabwo bikanga nkayabura. Undi munsi nkabwira umuturanyi, ntuzi ukuntu bimeze, ntuza kujya kuryama ntuzimye, nimuhisha ntuzimye imbabura. Rumva mfite ubute bwo gucana imbabura. Kubera iki? Nabonye udufaranga tutavamo aya makara. Amen. Hambwira ntuzimye imbabura, ncunganwa n'iki mwari buze gusiga he kumbaho, cyangwa nasi aya najya gushyiraho aya mazimanyo yo kuvuga ngo reka njye kurahura, ubwani ndahure mfite ubute bwo gucana. Najya kurahura kubera ko babaga bayafite, bari ba nyirinzu. Buri hari abaturanyi babangama, gakubwira ngo aje kurahura, yaza kurahura agahera kuri rya kara rinini, agahera kuri rya rindi rinini, akaba ari ryagira gute, yakuye hatatu imbabura isigara irangaye. Amen. Nanjye najya kurahura nkahera kuri rya rindi rinini. Imana itugirire neza. Ihangane muvandimwe wowe urimo gucogora, kubera ibyo uhuye nabyo umutima ukananirwa. Ntutinye muvandimwe, hangwe n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura gucya ko buza. Haleluya. Inkoko
itabika bucya buracya we. Ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ku mwana wabyaye yakugerageza, ijya yemera ku mugore washatse yakugerageza akakugerageza, ijya yemera ko byose bitugeraho. Umugabo washatse umwita igisubiza akakugerageza, umuturanyi nawe ubwiwe akakugerageza, ijya yemera ko byose bitugeraho. Haleluya! Ntabwo ikibura uko igenza, biraza ikabyemera. Wavuga ngo kubera iki byemera? Ni ukugira ngo mu gihe kizaza uzabashe kuvuga imirimo yayo, uzabashe kuvuga imbaraga zayo. Ngo abigishwa ba Yesu ngo banyura kuri wa wundi wari impumyi, baramubaza bati databuja, ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi? Yuri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, baraterana bakavuga kuri ikibazo, nawe wakubura amaso ukabura. Ariko dore Imana iraje gucira inzira, izo ngorane zawe ziragira iherezo. Ariko bugacya ukongera bugacya, n'ejo bugacya. Haleluya! Upfa nkubwire, komera umutima, komera umutima, kandi ntucogore kwizera Imana. Bizabikora kuko ariyo yabivuze. Ya wikwita ku magambo abantu barimo bavuga, ibyo bavuga rega nibyo. Amen. Ibyo bavuga nibyo. Haleluya! Ibyo bavuga ni iki? Kandi ntiwababuza kuvuga kuko kuvuga niko kazi. Amen. Kuvuga ni iki? Hari abarokore baba mu rusengero basinye kontara bakora ibiraka bya Satani, baba mu rusengero bagakora n'ibiraka byo kwa Satani byo kugira ngo bagushe abandi. Ako niko kazi batsindiye. Hari abantu batsindiye isoko we. Amen. Hari abantu bagize gute? Oye baba we, hari abantu bagira umunwa ntabwo wababuza kuvuga, niko kazi iminwa barayisongoye kugira ngo bavuge. Rero babereyeho kukuvuga kugira ngo bakuvane mu byizero. Hari abantu batsindiye isoko. Kandi uretse no kwigeza nkana ibyo bavuga biba ari byo. Amen. Ibyo bavuga biba bigize gute? Oya biba ari byo. Amen. None se ko bavuga ngo ufite uruzerero koko sibyo? None se ukwezi gushize wishyuye Nyabisindu, ukwezi kurangiye Nyabisindu igira gutira kunanira, wimukira Nyagatovu, none naho birakunaniye. Uhora wungukira muri Puriyave bahora bagira gute? Baguhereza. Ubugeze Ikinyinya, none se ubwo ntufite uruzerero? Ibyo bavuga nibyo ahubwo Imana itabara. Haleluya! Imana igire gute? Itabara. Ngo baranyanga Mana, baranya. Oya nta muntu ukwanga. Ako ni akanyundo kawe. Amen. Nta muntu ukwanga, ako ni akanyundo kawe. Yesu ashimwe cyane. Iryo ni ishuri ryawe ugomba kuryiga ukarirangiza kandi ukazarivamo ugize gute? Wemye.
kandi buri uko witotomba urasibira. Amen. Ko witotomba ugira gute? Urasibira. Mbwira umuntu mwegereye ngo ntukagore mwarimu. Ntukagore mwarimu. Hari umuntu ugomba kukwigisha ukagira gute ugafata ukamenya akakuvuga we akakuvuga. Mani tugirire neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Jobundi nabaje mama wacu ndamubazani ngo bari bampamagaye batariko wibagiwe yuko uri umwana wacu wagiye uza tukicara mu muryango kuri umwana wacu kucyo twirengagiza uza wicara hanga. Nangije nibuka yuko kera nkibana nawe mu nzu yankurikizaga umwana ngo kugira ngo ntiba ngo yarebye abona ndeba nk'igisambo. None icyo gihe rero icyo gihe avuze ngo ndeba nk'igisambo ndangije koko ndagenda njya mu kirori cyari kiri hafi aho ngaho ndebamo koko nsanga ibyo avuze ntabeshye nsanga ndeba nk'igisambo koko. Mani tugirire neza. Nsanga birampama nsanga ndeba nk'igisambo. Noneho rero ejo bundi duhurira mu nzira ndimo ngenda tumaje guhura arangije abwira mama mwari bari kumwe aravuga ati si nguyu wamumenye. Undi ataravuga ati hoya ati reba neza urabona tudasa. Bana mahoro tugirire neza. Ati reba neza urabona tudasa. Rangije aravugira ati umva uyu ni umuhungu wanjye. Uyu ni umuhungu wanjye. Kubera yuko abana Imana imaze kungirira neza. Abana imaze kumpindurira amateka. Umva mubwire uyu munsi urababazwa nuko udafite ababyeyi. Urabazwa nuko bagutaye. Senga Imana iguhindurira ubuzima. Niba uhindura ababyeyi ntibazabura. Ubuzima niyo yahinduye ubuzima. Ye baba data we abo mufitanye isano baraboneka. Hari nuza akakubwira ati ntunyibuka. Ati ntunyibuka. Ati mvindi imwe na wa mugabo wakubyaye muri batisima. Ati Wera yuko Imana yahinduye amateka abo mufitanye isano bagira gute? Yesu we. Ariko kubera ko ubuzima butarahinduka biraho. None ejo bundi rero baranyicaza baramwira bati ntabwo uzi kuri umwana wacu. Ati wagiye wihangana basi ukaboneka no mubi ukaza rwose tukakubona. Ati ndamureba avugana ariko wibuka yuko kera wavuze ko ndeba nk'igisambo. Ubu urabona uyu munsi ntakwiba. Amen. Asifi. Oya ntago nakwihanganira ariko buri. Oya. Oya. Nihangana iki? Gise ko batanyihangani. Amen. Jya wihanganira igihe urimo uzagisohokamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Jya wihanganira ikirata igihe urimo. Hari ibintu bavuga ugasanga koko nibyo. Nukuri kose yarabivuze ndebye mu kirori koko yanjye koko mbona kirama bagara ko jandi igisabo. Kandi mbega amaso we ko maso rero agiye avamo. Haleluya. Komera data amashimete cyane. Ahantu habe hashoboka Imana itakuvana. Nta n'ahantu heza hashoboka Imana itagushira. Amen. 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 Rero uyu munsi jya wizera Imana. Jya wizera iki? Jya wizera Imana. Nta kintu reka mbabwire mbonye imirimo y'Imana. Imana inadutabara twebwe tutari tuzi ko ya duhereza Imana y'amahoro icyubahiro.
igira neza bugacya bukira. Nukorera Imana ntacyo uzayibura. Nubana n'Imana izahagararana nawe. Nugendana n'Imana. Komera data amashyi menshi cyane. Ntabwo nziganyira, ntabwo nziheba. Izina rya Yesu ni igisubizo. Hayiwe izina rya Yesu we. Haleluya. Mba numva iyo nkubwira Imana sinzi basi yabo wabyumvaga nkuko mbyumva. Haleluya. Yesu ashimwe. Kunje ndi mu bantu bihuriye na Yesu, turahura ndamubona birenga kumubona, n'uyu munsi ndacyamubona. Yesu ashimwe cyane. N'uyu munsi ndacyagira gute? Ndacyamubona Yesu akaza kwigwatiriza nkamubona agenda. Ugana ariko se Mana koko ngiye guseba. Abantu bakavuga bati biriya nubwo abirimo ntabwo bizakomera. Buriya nubwo abirimo ntibizamara kabiri. Imana yamutaye kera, ejo bundi yaramutaye kera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ejo bundi byageze ejo twishyura kuri 30, byageze kuri 30. Ejo bundi nta n'amafaranga na makeya mfite. Bari kwicara no mu rusengero nta mafaranga dufite. Nijo ngiye kuryama mbwira Imana, yabugana Imana tubigendanyemo dute. Amen. Mwene data nyohereza ka message arambwira ngo nizere yuko ejo uzakemura ikibazo. Icyane rwose. Bireze Imana amahoro icyubahiro. Uzakemura ikibazo ni cyane rwose. Haleluya. Haleluya. Icyane ugomba gukemura iki? Ikibazo. Hano ijana 200 300 yani igiceri cya 5 turaza gukemura ikibazo ni sawa. We ntugire ikibazo. Niba ari no kuri butike ujyeyo nta kibazo. Asifiwe. Haleluya. Ariko Imana mu bumana bwayo kiyeranja ikabigenza neza, ikabikora mu izina rya Yesu. Amen. Rero Imana yongeye kuntunguza igitangaza cyayo, ngiye kubona mbona iriyeranjije yishyura inyubako yayo akazinda gakomeje, ubu ndakomeje. Rero Imana amahoro icyubahiro. Bakomeje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibintu by'Imana. Reka mbabwire ikintu, reka mbabwire. Ibintu by'Imana ntabwo ari mekanike. Ibintu by'Imana bisaba kwizera. Izera Imana, yavuze niyo kugira gute? Niyo kwizera. Kandi Imana reka mbabwire, wirebera hanga, wirebera kubifatika, wirebera kuri bene wanyu, izera Imana iri mu gihugu cyo mwijuru. Imana ifite abantu. Imana ifite ibintu. Imana ifite ubutunzi. Imana ifite byose. Ntabyo mwari muzi? Ntabyo mwari muzi? Nta makuru mufite. Yatumye Mose aramubwira ngo agende umbwirire Farawo. Mose atari ko sema buriya mugabo ari igihangange, buriya ndamubwira ngo ugende umubwira ngo nitwa ndiho. Ubwira utire kuri ubwoko bwawe. Ati byo gusa se byandiho biri buze gukora. Ati n'umvira ibyandiho ataryumvishije umubwire ngo ni Imana ishobora bingahe byose. Sema nibyo nataza kubyumva mbigenze gute? Umubwira uti nitwa Jehova Jire. Ati se nataza kubyumva umubwira uti nitwa Rishadai ariko. Ati nataza kubyumva umubwira uti ni Imana isumba byose yantumye ngo rekure ubwoko bwayo bugende. Se nataza kubyo umubwira uti ni igiti cy'inganzamarumbu, umubwira byumve. Haleluya. Rero mwende bona mutabyumva neza, ndakubwira Imana isumba bingahe byose, Imana ishobora bingahe byose. Ntabwo ishobora kimwe ngo ikindi kiyinanire, ntishobora bibiri. Twajyaga tugira umukobwa twasenganaga hari ikabuga, twasenganaga tujya duhura yari afite imyaka 45. Baje kugira imyaka 45 turangije turasengana, Imana iravuga ngo nzaguha umugabo. Mana y'amahoro itugirire neza.
icyo gihe dusengana hari ibintu Imana ikunyuzamo nawe uri umuhanuzi wagaruka mu mubiri ukavuga ati ariko abahanuzi basara koko 45 azamukura hehe n'abave ntibyaranze. Amen. N'abave ntibyaragize gute byara, ariko Imana iravuga ngo nzaguhumuka. Dusenga Imana, maze gusenga Imana ihishura ahantu bari baramuzingiye mu giti cy'umuvumu, kandi icyo giti cyari iwabo bamuzingira mu giti cy'umuvumu. Hari agacumwa kari kamanitse mu giti cy'umuvumu. Imana irahishura, irazamuka turakamanura turakamena. Imana iravuga ngo izamukorera ubukwe. Aragenda arirukanka agera mu myaka 50, kuko icyo gihe hari muri 2009. Arazamuka agera mu myaka 50. Agejeje 52 ntabwo twari tukiri kumwe, nari ntaherutse no kumubona, ariko agejeje 52 ngiye kumva numva arampamagara arambwira ati we ntabwo uzi ibyabaye, kuwa gatandatu mfite ubukwe. Ndamubaza nese ufite ubukwe bwana? Amen. Ndamubaza ngo ninde uzashyingira? Imana y'amahoro itugirire neza. Atumva kandira ati wowe wahanuriye ko azakoresha ubukwe. Ntendese ati ni ngewe uzakoresha ubukwe. Oga wowe uzakoresha bwawe se cyangwa ubw'umwana wawe? Ati ngewe nzakoresha ubukwe. Myaka ingahe? 54. 54 akoresha ubukwe. Gusa ntatengamaye mu rugo rwe. Ngo iki? Urwaye ngo ruri gusenyuka ngo njye naromiwe. Ngo urwaye ruri gusenyuka. Ayirwa uwizera k'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, akaguma gutegereza yihanganye, umunsi wo gusubizwa zayihimbaza. Haleluya! Ndabasaba ikintu cyitwa kwizera. Kugira gute? Kwizera kandi mwizera ibintu binini, kwizera ibintu bigari. Haleluya! Bizera ibintu bigize gute? Ntabwo munyumva. Mwebwe murasaba Imana, muravuga ngo Mana niba uri Imana, ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana iriho ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Komera data amashyi menshi cyane. Ni Imana igize gute? Tuyizere cyane tuyizere, tuyikorere cyane tuyikorere. Oya twizere Imana cyane tubyihorere. Ayi wowe komera data amashyi menshi cyane. Ngwicyakora ndimo ndumva neza imirindi yo gutabarwa. Haleluya! Izere Imana mama, uri mu bibazo uyu munsi ariko ejo bizashira. Wivuge Mana we, ongera wivuge. Ongera wivuge Mana we, ongera wivuge. Amashyi kwa Yesu. Imana yongeye. Yesu ishimwe. Haleluya. Mana yongere yivuge. Imana yongera yivuge. Mana we ongera wivuge. Mana we ongera wivuge. Ongera wivuge Nyiringabo, ongera wivuge. Ongera wivuge Mana we, ongera wivuge. Ongera wivuge Mana we, ongera wivuge. Ongera wivuge Mana we, ongera wivuge. Wivuge. Ongera wivuge Mana we, ongera wivuge. Ya ongera wivuge Mana we, ongera wivuge. Ongera wivuge Nyiringabo, ongera wivuge. Ongera wivuge Mana we, ongera wivuge. Amashyi, amashyi. Amashyi Mana. Amashyi, 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 amashyi. Mana yongera yivuge. Sema haleluya. Mana yongera yivuge. Yongere cyangwa ntiyongere? Yongere yivuge. Imana yongere yivuge. Mana ishimwe. Haleluya. Imana yongere yivuge. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro.
imana yongere yivuge. Emerera imana yongere yivuge. Yemerere yongere yivuge kuko irabishoboye. Ako ninde wababwiye ko imana itazabatabara? Ninde wabibabwiye? Yego ibibazo urimo birakomeye ariko nta bikomeye kurusha imana. Dawidi yavuze ijambo ryiza aravuga ngo Uwiteka Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera. Kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira he? Gucyaha kwawe. Mana igira ibintu icyaha mu rugo rwawe. Mana igira ibintu icyaha ku bana bawe. Haleluya! Hari abantu uyu munsi ni itariki ya mbere, ukwezi ni ukwa 11. Ndagira ngo mvugire ijambo. Haleluya! Ibi birakora ku muntu wizera, birakora ku muntu wizera. Niba wizera Imana bigiye gukora, niba wizera Imana bigiye kugaragara. Tuvuge cyane ngo amena. Haleluya! Haleluya! Kiranuka, kiranukira Imana, gendana n'Imana, tunganya inzira zawe, tunganya inzira zawe. Kiranuka, usigara ubwira Imana uti Imana none bimeze gute? Kiranukira Imana, utunganya inzira zawe. Amen. Kiranukira Imana, utunganya inzira zawe. Hano iri jambo ryavuze, ngiye gusoza kuri iri jambo. Ryavuze ngo abandi bamushakaho ikimenyetso kiva mu ijuru bamugerageza, ariko amenya ibyo bibwira. Arababwira ati ubwami bwose iyo bwirwanije ubwabwo burarimbuka, n'inzu ikagwira indi. Na Satani niba yigabanije ubwe, ubwami bwe bwakomeza bute? Ko muvuga yuko Berizebuli uma kwirukana abadayimoni, ariko njyewe niba Berizebuli ari uma kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko urutoki rw'Imana niba ari rwo ruma kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe, ibintu bye biba amahoro. Haleluya! Umunyamaboko ufite iki? Intwaro. Yarinze urugo rwe, ibintu bye bigira gute? Ese wowe ufite intwaro? Hari intwaro ufite? Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ni bande bashaka kuba bakire hano hangaha? Ni bande bashaka kuba bakire? Abantu bashaka gukomera. Reka mbabwire iki kintu. Yesu ashimwe cyane. Niba ushaka kuzaba umuntu ukomeye, bitangirira mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Mutima wawe ukumvisha ko uciriritse, uraciririka. Jambo nasomye ijambo ry'Imana mu Migani rirambwira ngo kuko umutima w'umuntu utekereza niko uwo muntu ari. Hari amakosa Imana itazakora. Ntabwo izaguha ibintu birenze imitekerereze yawe. Nutekereza ibyagutse, Imana izaguha ibyagutse. Nutekereza ibinini, Imana izaguha ibinini. Nutekereza kuzamuka, Imana izakuzamura. Nutekereza kwicara, Imana izagufashirizaho nyine. Vuge cyane ngo amen. Wari wabigeragezaho se? Vuge cyane ngo amen. Wari wabigeragezaho? Uyu munsi uririrwa Mana ibintu byarahenze, akawunga yarahenze. Yego nyine byarahenze, ariko se byahenze pari raporo y'iki? Reka nkubwire, igihe akawunga kaguraga 100 kilo, burya nabwo karahendaga. Mana amahoro itugirire neza. Burya nabwo kagiraga gute? Biterwa n'igihari. Vuge cyane ngo amena. Wowe urarira ngo byaguhendeye, ariko hari abo byahendukiye. N'ikimenyimenyi ugenda ure
hari abayafite Imana igire gute ibakenyuruzi yaguhe. Haleluya. Nibyo cyangwa sibyo? Warirwa Mana amafaranga yaraburiye he ko mu gihugu arimo? Jya muri beneri urebe ko nta mafaranga arimo. None se jya kuri banke no aya masaha urebe yuko ubona umwanya ko batakugeraho saa 10. Nose baraho bari kugira ute? Amen. Baraho bari kugira ute? Nese babikuza ibyatsi za mafaranga. None se wakuki utakwiriye kuyabona? Yabone mu izina rya Yesu. Ibyo byabuze abandi bakaba babifite, nawe bibone mu izina rya Yesu. Bishobokera uwizeye. Haleluya. Bishobokera iki? Byose bikorwa n'urutoki rw'iki? Rw'Imana. Imana ntijibura inzira we. Ntijibura inzira. Ntijiki. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mwijuru. Imana ibura inzira gute? Ninde wakubwiye ko ijibura inzira? Yaravuze ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Kwizera kwanjye kuri ngo niba muri iri teranira ari umuntu umwe uri butabara, uwo ni njyewe abandi birwariza. Vuga cyane ngo amen. Niba mu gihugu ari umuntu umwe, uwo ni njye. Abandi bishanye. Vuga cyane ngo amen. Izere ku buryo ikintu cyose gikenewe niba muri Kigali ari umuntu umwe uzasigara, uwo ni njye. Abandi bashaka iyo bajya gutura. Niba udafite kwizera, haleluya, niba udafite kwizera ukaba nta kazi ufite, yego, ukaba utari kavukire hano wenda ngo iwanyu baba bafite gute, bafite inzu bazayiguha, mugiriye inama yo gushaka iyo wubaka iyo ngiyo mu nkengero, cyangwa ushaka iyo utura mu nkengero inzira z'ikigero. Haleluya. Kuko ikintu kimwe usigaje ni iki ngiki gishobora kugutuza mu murwa, no kwizera Yesu. Haleluya. Niko gatike konyine ugize gute? Icyambere ntiwawuvukiyemo, sibyo? Kabiri nta mashuri ufite. Haleluya. Umunyamaboko ufite ikirata, intwaro, urugo rwe rugira gute? Yarurinze ruba amahoro. Haleluya. Ese wowe ni iyihe ntwaro ufite? Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, abutikira homba, nzacuruza gusenga, abarikara homba, nzacuruza gusenga, Yesu iri iragoye, nzacuruza gusenga, nzacuruza ikiwe, nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Haleluya. Kuko Yesu ari iki? Ari byose. Yesu ni iki? Ariko subiramo iryo jambo ryitwa byose. Byose. Ugangwa byose. Byose. Ariko Mana, byose ndafashijwe n'ukuri. Shaka se sinahita nitahira. Uvuga ngo kuko Yesu ari byose. Ari umuntu ubyumva iryo jambo? Ari umuntu ubyumva? Yesu byose.
ni byose. Yesu ni iki? Ni byose. Ni byose. Muri byose harimo amashuri y'abana bawe, muri byose harimo inzu yawe. Uyu munsi irishyurwa mu izina rya Yesu. Urabyizeye? 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 Uyu urabyizeye? Irishyurwa mu izina. Ubaya niba ubyizeye inzu yawe irishyurwa uyu munsi mu izina rya Yesu. Muri byose harimo kubona akazi kandi keza. Ikibereka uko mufite kwizera guke mukoma amashyi turugurika nk'injugu. Amen. Mpamvu nayo ni uko mba mufite kwizera gukeya. Amen. Muri byose ikibazo cyanyu mwebwe ibitekerezo byanyu bigarukira hafi ahangaha, bigarukira kubera ubuzima ubayemo, ubuzima bwo gupfundikanya ubusaburamba nimo mbibara wafashwe ute? Amen. Ngo wasanga ufite niba ari igihumbi wazanye, niba ari icyo wasize mu rugo, wicaye ahangaha ugatase Mana ubarasoza ryari? Mana mfasha rwose mushumba soze hakiri kare, umfashe Mana nze gutaha nsanga agasoko ka marato katarakinga. Mana rwose umfashe nze gusanga Mana ndebe yuko naza kugura ibitoki ku mufungo niho birimo birahenduka cyane cyane bimwe nagura n'abakarane baba bamanyuye ku modoka, uriya byaza kumfasha. Mana rwose urabona ka gasoko ka marato niko gatuma amwe tugurira inyanya z'ibimene. Mana nsange batarakinga umfashe rwose. Akabarira igihumbi afite, ukabona umuntu arimo aratekereza ukagira ngo afite uruganda. Ibyo ngibyo nibyo bituma umusaza imburagihe. Amen. Urasaza imburagihe tubuza umutima. Bibwire Yesu nurangiza wiryame, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Hariho umunsi uzacana bikaka we. Haleluya. Hariho umunsi uzagira gute? Uzacana bikaka. Hari umunsi uzavuga ngo uyu munsi nta wagusura. Ariko se ubwo birinde bikubabaza? Birakubabaza? Ahubwo shima Imana ko bataza. None se turebe karya kagete uraramo. Uyu munsi baramutse bagusuye bararaye. Nzubamo ni icyumba na saro. Yego nta gikoni ugira, imbabura uyitereka muri saro. Muri saro niho haba ibijerekani, niho haba amasafuriya, n'ibindi byose niho ugira gute? Niho ubitereka akarara n'abana. Mana y'amahoro tugirire neza. Ibindi byose bisigaye ukabirunda mu cyumba nawe ukaharyama. Amen. Ariko uri muririza ngo Imana imbabarire gucumuzwa n'imiryango nibansu. Oya tuvugisha ukuri, bagusura ubahiki. Ahubwo Imana ishimwe ko yabasanze ikababwira ngo ntibazirirwe baza. Ujya muke mureka kugondroza abantu ngo nibajya bagusura. Agusuye wamuhiki. Urimo urahaha igitoki kiro warangiza ugashyiramo amazi menshi cyane n'inyanya z'ibimene ugashyiramo, abantu ukabahereza, ubundi warangiza bamara kurya ukabahata ukababwira uti munywa amazi, nutayashaka ukayamuha. Amen. Ariko uri murizariza Mana 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 ntabwo bansura. Reka jureka kugo umva nkubwire, igihe urimo kiremeza ko badakwiye kugusura. Hari igihe kizagera bagusure mu izina rya Yesu. Bazagusura utanabibabwiye, bazagusura utabibasabye. Amen. None se uwo muntu aragusura, nugerageje kugusura umukubita mu karo,
ukazana hari isi, ukazana hariya, wenda iyo umupfuye agasoni uramubwira uti isukari twagushyiriyemo, umushyiriramo muzi yawe. Amen. Noneho ngiyo ubaye umusirimu urayizana muri ka gasikiriyeri ukaza ugatereka imbere ukamubwira uti nimwishyirire, ariko ajya kurangiza gushyiramo ijosi ryenda kukuvaho. Uruko ashyiramo akayiko ijosi rirazamuka, akongera agashyiramo umutima ugatimbye, yakongera agashyiramo ati Mana we. Mana itugirire neza. Hari umugabo w'inshuti yanjye afite resitora hariya hirya bariyarurira. Noneho hari saa sita, amaze kuba ari saa sita, umugabo araza aza kurya. Umugabo amuhereza isahani. Noneho umugabo twari twicaranye turi kuganira, umugabo bamuhaye isahani aragenda arayipanga koko, ahera ku mpande arubaka, akikizaho ibitoki ku mpande, hagati ashyiramo umuceri, maze gushyiramo umuceri arongera akikizaho ibirayi, hagati ashyiramo ifiriti, arazamura isahani, hahandi umuntu aba ateruye isahani ntaba areba imbere ye. Noneho umugabo twicaranye arangije, ngiye kubona mbona amarira azenze mu maso, arangije avuga ati ariko Mana we, uyu mugabo ahora hano buri munsi, Mana ishobora byose, ubu wabuze ahandi hantu wamwohereza, kuki umuzana? Wabuze ahandi hantu wamwohereza. None ndamubaza nese buriya ari bubimare? Ati se birasaba amasegonda ngane? Ati arabimara. Ati wansengeye Imana mushumba, niba ujya usenga Imana, uyu mugabo aransengereje buri gihe yaje, mba nzi ko ndi buhombe. Amen. Ariko icyo nicyo gihurimo nyine, igihe n'igihe cyayo. Haleluya. Igihe nicyo kigena niba abantu bagusura cyangwa batagusura. Igihe nicyo kigena niba abantu bazi wawe cyangwa niba batagira gute, bataza. Amena. Igihe byose biterwa n'igihe. Hari igihe kizagera rero nawe Imana iguhindurira amateka wawe. Ugira inzu irimo ibyumba 5, buri mwana arara mu cyumba cye, ufite n'icyumba cy'abashyitsi hariya, ufite inzu yawe irimo igikoni mu nzu, utekera kuri kwiziniyeri, ibintu byarasobanutse. Haleluya. Ufite firigo yawe iri hariya, ku buryo buri muntu wese azajya aza kugusura. Apana uyu munsi umuntu aza kugusura ugahita witanguranwa, uvuga ngo tukuzanira amazi mu kirahure cyangwa ni mu gikombe. Ese nakubwiye yuko anywa. None igihe ukibitekereza ngo aratetse nta kibazo. None Amen. Ni wowe uhita uhitiramo umuntu cyangwa. Amen. Yamamare Yesu, yamamare. Hari umunsi rero bizasobanuka, uze wicara ugereka akaguru ku kandi muri za ntebe uzicaremo, bwe cyane ngo amen. Haleluya kandi. Haleluya. Ahantu mperutse kujya nicara mu ntebe zaho, nyicayemo numvira kubyina, mu kanya gatoya ngiye kumva numva umuziki urazamutse, muziki uzamutse nsanga uravugira muri za ntebe nicayemo, ni karabaye. Ese ya mizimu nirukana nsanze nahanga. Ese ngiye kureba neza, ndagumye ndareba, areba mu ntebe ngahengereza, nkabona nta radiyo iri kuvuga, ariko nkumva intebe ziri kuvuga. Tangira mu mutima ntitoka bazima. Ubu bigenze bite? Imizimu nsanze nahanga.
ngiye kwita nganira nzi ko nasirimutse none ndacyafite urugendo. Derasi Imana y'amahoro icyubahiro. Yesu yababa nta hantu habi hashoboka Imana itakuvana. Gusa ari umunsi rero Imana izabigenza neza. Wicare mu ntebe uhite umubaza uti hano murafata iki? Dufite amazi ya Nili n'ay'Inyange. Hariya dufite urafata akonje cyangwa urafata ashyushye? Cya kibitekerezaho umubaza uti urafata amata se n'ay'inshyushyu cyangwa n'ay'ikivuguto? Mubwire uti ariko hari na fanta. Urafata ubuhe bwoko? Mubwire uti hari na ji, hari iya Nyange n'iya Pome, uhitemo iyo ushaka. Mana itugirire neza. Utereke ibisorori bitondekanye. Mubwire uti urya inyama z'inkoko cyangwa urya iz'inka, biraterwa n'ikikunezeza. Igihe kibitekerezaho mukubite surprise uti hari n'iz'amafi hariya, naho uze kureba ubitekerezeho neza. Bireze Imana y'amahoro icyubahiro. Birashoboka. Vuga ngo amen. Ntuzigere wiburira icyizere. Imana izabana nawe mu izina rya Yesu.